Ariyo nazanye nagariyo natahanye kubirenge byawe none tabariwe amarira nazanye nagariyo natahanye nta n'umuhanzi wo mu Rwanda ahubwo aperi yongeyemo abandi bahanzi nibyo nabashaka ko tubabwira yongeyemo drclaude yongeramo rero na senderi international hit naburamo umuntu w'ibikombe match iraza guhuza ikipe ya Aprfc ndetse n'ikipe ya Musanze uko gahunda ipanze rero pre-match festival and fun zone experience. haraza kuba ibirori cyangwa se iserukiramuco ry'abafana mbere y'uko umukino utangira 2:30 p.m. riratangira saa 8:30 gets open. imiryango irabe ifunguye. DJ set begins with the music especially for APR Football Club and the local hits. DJ arahita atangira gucuranga indirimbo ziganjemo iza Aprfc ndetse n'iz'abahanzi bakunzwe hano imbere mu gihugu. Fans welcomed with branded wristbands, VIP area and photo opportunities. Abafana baraza kuza guhabwa donc ibitambaro nyine kuri cyane cyane muri zone ya VIP noneho n'amafoto no gufata n'umwanya gufata amafoto. Hanyuma 4 to 4:30 p.m. saa 10 kugera saa 10 n'igice. The Army Band's Performance Parade. haraza akarasisi k'ingabo ziza kuba ziyerekana cyangwa ziyerekana cyane Army Band. Ni bande ya gisirikare. iraza gucuranga iminota 30 saa 10 kugera saa 10. 4:30 to 5 p.m. artist performance. saa 10:30 kugera saa 11 abahanzi baraza kuririmbira Chameleon and Weasel. Chameleon araza gufatanya na murumuna we Wizo basusurutse abantu baraba baje kureba iyi match. 5 to 5:15 p.m. saa 11 kugera saa 11:15. Teams arrive at the stadium for a warm-up. Arrival shown on screen if possible. Amakipe arabagera ku kibuga ari nako yitegura kuza muri warm-up. Kuhagera kwayo nibikunda birerekanwa kuri big screen ziba ziri muri Sitade abantu babona uko amakipe aje aserutse. 5:15 to 5:30 p.m. hagati ya saa 11:15 na saa 11:30 team warm up on the pitch. Amakipe arinjira mu kibuga atangire yishyushye. DJ hype session. DJ araba anyuzamo acuranga akazi kikaryoshye. Fun chants. Abafana baririmba. Stadium waves. Stade ikora bya bindi byo kumera nk'abari kwevinga amadarapo bayazunguza hana biriya bitifo binini bigenda bizenguruka. 5:30 to 5:45 p.m. saa 11:30 kugera saa 11:45. Commercial time sponsor acknowledgement. haraza kuba umwanya wo kugaragaza abafatanyabikorwa bafatanyije na Aprfc muri ibi bintu no kubashimira. Yego. 5:45 to 6 p.m. player walkout and kwibuka moment. Hanyuma saa 11:45 kugera saa 12 abakinnyi baba binjira mu kibuga tunafata umunota wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Lifting or bring the trophy to the stadium with retired armies with academy group of 7. ubwo haraza no kuzanwamo igikombe Aprfc guhabwa harimo n'ingabo zasezerewe ingabo zamugariye ku rugamba abasezerewe bamugariye ku rugamba yego hakabamo n'abana bo muri academy baza kuba bari kumwe bari barindwi nabo abo bari buzana igikombe imbere harimo n'ingabo zamugariye ku rugamba. Visual countdown on screens, fireworks, smoke machines during anthem optional. Biri optional. ubwo haraza kuzamurwa bya byose bitumurwa nyine abantu bishimira intsinzi haturitswe za fireworks zo kwishimira igikombe ari nako igikombe nyine kirimo kirazanwa n'abo bana ndetse n'izi ngabo zacu. Yego. Hanyuma 6 to 7:45 biraba ari first half time, second half 7 to 7:45.
half time show sasa irabaza kuba 7 pm. ubwo no kuvuga ngo igice cya mbere nikirangira ubwo byo biraterwa n'iminota nyine y'inyongera haraza ko half time show irakorwamo iki half time show artist performance abahanzi barongera bagaruke baririmbe sponsor led on field competition sponsor led on field competition ni kwa kundi nyine bashobora nk'abafana amapenalty abafana hari umuterankunga uza kuza gushyira aga competition k'abafana ubwo aho ngaho mu kibuga nyine muri half time bigaragaze yego hanyuma 7:45 to 8 pm set up the stage and lights final whistle celebrations victory anthem plays and a short documentary of APR Football Club on screen. Congratulations songs. DJ and lighting effects transition into ceremony mode. Okay, match nirangira arbitre amaze kuvuza ifirimbi haraza kubakwa stage iza gutangirwaho igikombe hanyuma haze gushyirwaho documentaire kuri screen nini igaragaza amateka ya APR hanyuma haze gucurangwa indirimbo zo kwishimira intsinzi y'igikombe APR yatwaye ari nako haza kuba hari n'amatara y'uruvanga vange menshi ya yandi nyine y'ibirori bikomeye ewana amabara atandukanye agenda muri kamurika hinduranya yivanga vanga wagira ngo tugiye muri night club kabisa ari ibirori by'ibyo batura mugabo bavuga bati igikombe hano kiri kuzana cyatanzwe hanyuma 8 to 8:15 haraza kuba runners up or medals habe na champions trophy and medal handover. ubwo haraza gutangwa igikombe kubagitwaye aribo APR ndetse n'imidari yego hanyuma 8:15 to 8:30 haraza kuba trophy lift and fireworks display harimo confetti blast, LED visuals, crowd sing along, group photos with team sponsors and officials, special gift from APR Football Club performance Jose Chameleon. ubwo Chameleon araza kongera aririmbe habeho iby'amafoto habeho n'impano zitandukanye zigenda zitangwa. 8:30 to 9 pm final DJ session, media interviews, fan shoutouts, crowd exits through illuminated walkways, sponsors thank you screen. ubwo byari bihereye 8:30 pm kugera saa 3. Okay, saa 2 n'igice z'ijoro kugera saa 3 haraza kuba hari performance ya nyuma ya Chameleon haraza kuba harimo abafana gusohoka muri Sitade haraza kuba harimo interview n'abanyamakuru kubwo ni ku bantu batandukanye nyine muri APR haraza nanone no kwaho gushimira abafatanya bikorwa ari nako gahunda isozwa ambote mu bwiza budasanzwe iyo agenda saa 8 igere saa 3 z'ijoro agenda of the day ya nyamukandagira Murera yari ifite gahunda kuri ryandiriro yejo koko ibi bintu biraza gutwika imbuga nkoranyambaga muri uyu mujyi bigasiga umufana uzi nk'aba bana bataba batangiye gukunda umupira iyo abwiye mama ati niza telefone agasanga ni APR ni Club Giant gusa ni ibirori by'imbatura mugabo wamukoza ngo reyo arabaturanye nifanira nibitwika gutya Anike bihogora nawe ngo yabatayemo indirimbo yo gusiza igikombe cya APR ariko buriya ruvuye ngo uyu mwana ntibari kumushakira iminota 5 uyu mwana rero twamushakiye iminota mu zindi match ahangaha ni agatuza ka Chameleon ntabwo umwana yarimewe na Chameleon aririmba nabe yitonze ariko bro ibintu cyakoze muri Kigali Universe Chameleon nta n'umuhanzi wo mu Rwanda ahubwo APR yongeyemo abandi bahanzi nibyo nabashaka ko tubabwira yongeyemo drclaude yongeramo rero na senderi international hit naburamo umuntu w'ibikombe ubundi senderi umwibagiwe ntabwo wabusha urumva afite iriya ndirimbo ivuga ngo ubyemere cyangwa ubihaka iyo ni siporo iya APR iravuga ngo APRFC abafana bawe tukuri inyuma APR yacu turaye anda bafana bayo nanara neza nananana nananana APR nziza reka nkuririmbe ayayayaya ako senderi ushaka kumuza
akazana gutyo agakubita amakaperi akarimo n'akari Jose rabikoze ntabwo akora meyareye senderi niba twumva nakore n'iryo kosa warukandagiye umuzamu ntakore iryo kosa niba natwumva cyagiye yabonye abafana ari benshi aba excited amaze kuribira anagabona kaperi generals bicaye hariya agaje mu marokritoma bakoze bakinashimangira yuko bazakora twavuga tuti biri mu murongo mwiza ni ibintu media yavuze igihe kirekire aperi na karite njye ubajije urabizi bwa aperi hari igihe bwavuga atari kwajya ushyigikira abana b'abanyarwanda ko aribo bari gukina wazanaga aperi ya za Kankigali wabaretse wa mwana we wavuze abahari wakwishimiye aba yanavuga yuko rero aperi politike kuyihindura bakazana abakinnyi b'abanyamahanga twanatangiye no kubona ibimenyetso nko kuri Jibril Watara twese twemera ko rwose ari impeccable ari urwego rudasanzwe navuga ngo bakomerezaho bari mu murongo mwiza umwaka utaha bazarusheho uyu mwaka congratulations gutwara ibikombe bitatu byose bikinirwa imbere mu gihugu treble trophy champion nk'igikombe gikuru kuruta ibindi Peace Cup nk'igikombe kicyunganira kinafite icyo gihoreho na APR ndetse na Super Coupe ibikombe bitatu eroza success kuri bo none ikiruta byose ruvuyanga ni ikintu bakoze nyuma y'imyaka 10 APR mbwa iruka gutwara ibikombe bibiri igikombe cya championnat ndetse n'icya Peace Cup ufite umunota ariko tugasoza rero tuvuga ko abafana uyu mwaka wa APR mwitwaye neza pe mu mifanire APR uyu mwaka yagerageje guhanga udushya icyo bita creativity tifozi nini cyane biriya bitambaro binini amadrapo amabendera ikini nakunze bahuriyeho n'abare ariko kuko ari bambajije reka mbavuge kwambara umwambaro wa equipe nasaba ngo bizarusheho kuza mwambaye umukara n'umweru mugafana nkuko mwafanye na discipline ihora ibaranga